Imana izanye ibuye, uwo mutwe ujya ukuzengereza uruhande rumwe, ibijya biwuguteza, Imana izanye ibuye. Ibyo ngibyo byakubujije kubyara mama, ibyo ngibyo bitumye urugo rwawe rurujegajega, ibyo ngibyo hari ibuye Imana yabitse. We hazi ibuye, ndimo ndabona ibuye pera sayasidihi, ndimo ndabona ibuye. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo mvuge ngo hari ibuye yababikiye ije kugira ibintu imenaguza. Hanyuma ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, ariko nimunyemerere mbanze mbibwire kuko niwo muco mwiza w'abantu baganira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Singaye Regis. Hanyuma ndi umugabo, ndashimira Imana ko impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome rero ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Turasoma ibice byaho bibiri, hanyuma dusoma umurongo wa 34 wonyine, ubundi twumve icyo umwuka abwira amatorero. Daniel ibice bibiri, turasoma umurongo wa 34. Hari ijambo rivuze ngo urabyitegereza ugezaho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Imana y'amahoro itugirire neza. Munyemerere nsubiremo rimwe kugira ngo tubyumve neza. Hari ijambo rivuze ngo urabyitegereza ugezaho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo n'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo tuganire kuri iri jambo umwanya utari muremure cyane, kandi kugira ngo twese dufashwe mu izina rya Yesu. Nzanye ijambo rivuze ngo Imana yabitse ibuye ryo kubimena. Niryo jambo nzanye. Imana ifite ahantu yabitse ibuye ryo kugira ibintu izamenaguza. Bibiliya iravuze ngo urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye, kandi ribuye ryaje ritarimbuwe n'intoki z'umwana w'umuntu. Bivuze ngo ni ibuye ryarimbuwe cyangwa se ryoherejwe n'Imana. Hanyuma ngo umaze kubyitegereza ngo riraza rimenagura igishushanyo cy'izahabu, rimenagura icyo gishushanyo cy'ibumba, ngo ibumba n'ibyuma byose biramenagurika bimenaguye n'iryo buye. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana ifite ahantu yabitse ibuye ryo kugira ibintu izamenaguza. Wakwibaza ngo ni ibiki Imana izamenagura, wakwibaza ngo ni ibiki, ariko nuza kubyibaza ukaza kubitekereza neza, uraza gusanga nawe mu ruhande rwawe ufite ibintu Imana izamenagura, ibintu Imana yabikiye ibuye byakuzengereje mu gihe cyashize, byakuzengereje mu myaka yashize, Imana ikagenda ibyihorera. Reka mvugane n'umuntu nkurikiranye. Hari waba unkurikiranye uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda, ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe ibintu bijya biza bikazengereza umuntu, bikamuzengereza mu mwaka wa mbere, bikamuzengereza umwaka wa kabiri, ugahera mu kwa mbere bikuzengereza, ukazarinda urangiza umwaka bikikuzengereza. Rimwe na rimwe ukajya ugira ngo Imana yarakuretse, ukajya ugira ngo Imana yarakwibagiwe. Ntabwo ari uko yakwibagiwe, ahubwo iyi Imana iba yarabyihoreye, yibereye ku ruhande, ariko yarabibikiye ibuye. Iri buye rero niryo igiye kohereza rikaza rikagira ibintu rimenagura ibintu byakuzengereje. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya itubwira umugabo witwa Nebukadinezari. Nebukadinezari uyu nguyu yari umwami wari ukomeye cyane, yari umwami wari umunyembaraga, kandi yari umwami rimwe na rimwe wajya gukora ibintu byiwe akabitekereza ukuntu, akabitekereza neza, akabipanga, akabyuzuza. Bibiliya isomye iravuga igihe kimwe yaragiye agota umurwa, ahantu arawugota, arangije kuwugota anyaga abantu bari bari muri uwo murwa bose arabanyaga. Iri jambo ryitwa kugota ni ijambo rikomeye cyane. Nuza kuritekereza witonze ukaritekereza, uraza gusanga nawe hari ibintu wagotewemo, uraza gusanga nawe hari ubuzima wagotewemo. Ariko reka nkubwire ngo nubwo wagotewe muri ubwo buzima, hari Imana yabitse ibuye. Nubwo wagotewe muri ubwo buzima, hari Imana yabitse ibuye ryo kuzagira ibintu imenaguza. Nebukadinezari amaze kugota uyu murwa, aragenda ngo akora ikintu gikomeye, ngo anyaga abantu bari bari muri uwo murwa. Ariko amaze kunyaga abantu bose, akora ikosa rikomeye, ngira ngo nkubwire, anyagamo n'abantu b'abahanga, abantu bari bazi gusenga Imana yitwa Uwiteka,
ngo nabarabajyana arabanyaga arabajyana abashyira iwe abashyiriwe ngo bajye bamukorera. Bibiliya isomye igihe kimwe uyu Nebukadinezari ngo aryamye, Imana ngo imujyana mu iyerekwa, imujyana mu nzozi, ararota ibintu bikomeye. Birambwira ngo agiye kubona ngo abona igishushanyo ngo kimuhagaze imbere, abona igishushanyo ngo icyo gishushanyo iyo dusomye amateka yacyo biritubwira ko ngo cyari igishushanyo ngo cyararabagiranaga kandi ngo umutwe wacyo wari izahabu, hanyuma ngo icyo gishushanyo cyari gifite amaboko, aya maboko ngo ndetse n'igituza ngo byari izahabu, hanyuma ngo inda n'ibibero byacyo ngo byari ifeza. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo agiye kubona ngo abona amaguru y'icyo gishushanyo ngo abona n'ibyuma ariko ibirenge ngo ari ibumba. Bivuze ngo iki gishushanyo cyari igishushanyo giteye ubwoba, iki gishushanyo cyari igishushanyo gikomeye, iki gishushanyo cyari igishushanyo cyamucanze kiramuzengereza. Ariko Nebukadinezari ngo kuko yari afite abakonikoni, kuko yari afite abahanga, ngo bose arabateranya arabakoranya arabazana, ngo uraguza urugimbu, uraguza inkore, uraguza ibintu bigiye bitandukanye, ngo bose arabazana. Reka nkubwire mama, reka nkubwire papa, nawe wahuye n'ubuzima rimwe na rimwe baguhamagarira baraguza, rimwe na rimwe baguhamagarira abakonikoni, ariko reka nkubwire abo bose byarabacanze. Impamvu byabacanze niyi, nuko Imana ifite ahantu yabitsibuye, Imana ifite ahantu yabitsibuye ryo kuzagira ibintu imenaguza. Ariko iri buye nditekereje mbona hari ibintu rigiye kumenagura ku buzima bwawe, hari ibintu iri buye rigiye kuza kumenagura. Bibiliya irambwira ngo Nebukadinezari bimaze kumucanga, ariko reka nkubwire hari abantu bizacanga. Erega ubuzima bwawe nubwo bakura bakabona utameze neza, bakabona umeze nk'ugiye gupfa, ariko hari iri buye nirimara kuza hari abantu bizacanga. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze ngo iki? Nebukadinezari uyu nguyu ngo amaze kwitegereza neza iki gishushanyo kiramutera ubwoba, kiramuhabura iki gishushanyo, ndetse gituma atitira rwose. Ariko iyo usomye ijambo yavuga ngo amaze gufata umwanzuro w'uko abanyabwenge bose azabagirira nabi kuko izi nzozi zabananiye kuzisobanura. Reka nkubwire inzozi zawe nta wazisobanura, nubwo rimwe na rimwe bajya bakwitiranya, nubwo rimwe na rimwe bajya bagufata uko utari, ariko inzozi warose muri ibyuzuye umwuka we ngo hari ijoro Yakobo yaraye, kandi iryo joro ngo ararikunda, kandi iri joro ribamo inzozi nziza. Reka mvugane nawe unkurikiranye, iri buye ndimo nkubwira. Umva mama, umva papa, wowe unkurikiranye wicaye muri sari wawe, unkurikiranye wiryamiye aho ngaho, ariko reka nkubwire ngo ibyo urimo byose, niba uri no mu kazi, reka nkubwire ngo hari jeda yasidi ma yaside he, hari ibuye papa, hari ibuye Imana yabitse, hari ibuye, iryo buye niriza hari ibintu rizamenagura. Bibiliya ivuga ngo iki? Nebukadinezari uyu nguyu ngo bimaze kumucanga ngo baramubwira ngo muri icyo gihugu harimo umunyabwenge, kandi umunyabwenge ngo yari umunyagano yitwaga Daniyeli ngo aramuhamagara, Daniyeli ngo aramubwira ngo njyewe ntabwo ari ibyo usobanura, ahubwo Imana ishobora byose, Imana isumbya abakuru bukuru, iyo ngiyo niyo isobanura. ngo aramubwira ngo mpa umwanya mbanze nyinginga. Daniyeli ngo aragenda arapfukama. Reka nkubwire mama, aya mavi mubona, amavi ku mavi havaho ibintu byose. Daniyeli ngo aragenda arapfukama ngasenga Imana yabwira ngo Uwiteka we nyemerera unkore ku maso, nyemerera umbwire ibya ziriya nzozi. Imana ngo imukora ku maso. Nari mvuze ngo nawe Imana igukore ku maso, mama. Iyo Imana yagukoze ku maso umenya aho ibyawe biri, iyo Imana yagukoze ku maso umenya aho umugisha wawe uri, iyo Imana yagukoze ku maso ibintu byose birasobanuka. Nari mvuze ngo Imana igukore ku maso, hena za yasidi ma yaside koria. Nari mvuze ngo Imana ikunkorere ku maso papa, Imana ikunkorere ku maso. Mbere wazengerejwe, mbere ibintu byaguhabuye, mbere ibintu byagucangiye, Imana ikunkorere ku maso. Imana ngikora ku maso ya Daniyeli, imukora ku maso, ngo imwereke igishushanyo, iranamusobanurira, imubwira ibyo ari byo. Daniyeli ngo aragenda ahagarara imbere y'umwami. Reka nkubwire nawe Imana nigukora ku maso uzahagarara imbere y'abakomeye, nawe Imana nigukora ku maso uzahagarara imbere y'abanyembaraga, nawe Imana nigukora ku maso uzahagarara imbere y'abantu bibazaga yuko ibyawe bitakunda. Nawe Imana nigukora ku maso, ahubwo Imana ikunkorera, irambura ukuboko. Yewe uwite iko Mana we ndakwinginze Mana, rambura ukuboko unkorere uyu muntu ku maso,
hanyuma nawe amenya ahantu umugisha wiwe wagiye, amenya ibintu byajyaga bimuzengereza, ariko unamunyerekere yuko hari ibuye, ariko ibuye umunyerekere ko hari ibuye wabitse. Imana ishimwe. Daniyeli uyu nguyu ngo amaze kwitegereza neza, araza ahagarara imbere y'umwami, ahagarara nta bwoba afite, ahagarara adatinya, ahagarara ashikamye, ahagarara ameze neza, ahagarara adatengurwa. Reka nkubwire ngo Imana yagushyigikiye ubasha guhagarara mu nama runaka, baragutumira ukaza ukahagarara, ukavuga ijambo nta mususu, ukavuga ijambo nta bwoba ufite, ukaza ukahagarara. Bibiliya ivuga ngo iki? Biravuga ngo Daniyeli atangira kumusobanurira, abwira umwami ngo mwami, inzozi warose zimeze gutya. Ngaramubwira ngo wagiye kubona ubona igishushanyo, kandi icyo gishushanyo cyari izahabu, cyabengeranaga, cyari gifite umutwe w'izahabu, cyari gifite amaboko y'ifeza n'inda n'ibibero byari izahabu, ndetse amaguru yacu yari ibyuma. Ngo ariko ugiye kubona gatoya ngo ubona hari ibuye rirandutse, kandi iryo buye ngo ntabwo ryaranduwe n'intoki z'umwana w'umuntu, ngo ahubwo iryo buye ryifite ahandi hantu ryaturutse. Wakwibaza ngo mbese niba iryo buye ritararanduwe n'intoki z'umuntu, ubwo ryaranduwe n'iki? Bivuze ngo ni Imana yari iryohereje. Nawe narimvuze ngo humura, ibintu byakuzengereje mu kwezi kwa 10 kwashize, ibintu byakuzengereje mu kwa 11, Imana ikabyihorera. Abarozi bakuroze, Imana ikabibihoreye. Imitego baguteze, Imana ikabibyihoreye. Nuko yari izi ko yabibikiye ibuye. Umva papa, Imana yabitse ibuye. Zamura cyane, haleluya. Imana Imana yabitse ibuye. Imana yakubikiye ibuye papa. Hari ibuye Imana yabitse, kandi iri buye rije kugira ibintu rimenagura. Iri buye iyo rije rimenagura imbaraga z'abarozi, iri buye iyo rije rimenagura imbaraga z'abakonikoni, iri buye iyo rije rimenagura ibintu byose byakuzengerezaga, byose bigahanagurika. Tugiye gusenga, ibuka ibintu byakuzengereje, sa nkuhumiriza gakeya, utekereza ibintu byose byakuzengereje, utekereza ibintu byakugoye. Nurangiza uvuge ngo Imana yabitse ibuye. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo hari ibuye Imana yabitse, kandi iryo buye rigiye kuza, rigiye kumenagura imbaraga zose zakurwanyaga. Reka nkubwire, uwo mugongo umaze igihe ukurya, ibyawuguteje, Imana izanye ibuye. Uwo mutwe ujya ukuzengereza w'uruhande rumwe, ibijya biwuguteza, Imana izanye ibuye. Ibyo ngibyo byakubujije kubyara mama, ibyo ngibyo bitumye urugo rwawe rurujegajega, ibyo ngibyo hari ibuye Imana yabitse. We hazi ibuye, ndimo ndabona ibuye, pelasa yasidihi, ndimo ndabona ibuye. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo mvuge ngo hari ibuye yababikiye, ije kugira ibintu imenaguza. Reka nkwinginge, ahantu wicaye cyangwa ahantu uryamye, ahantu uri mu nkurikirana, nkwinginge uvuge ngo mutima wanjye tuza, hari ibuye Imana yabitse ryo kuza kugira ibintu bize rimenagura. Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo Mana turagushimiye kubw'iryo buye, tubwire Imana ngo Mana turakunezerewe kubw'iryo buye. Imana ihimbazwe. Nyemerera uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo, ubwire Imana ngo Mana ohereza iryo buye riza rigira ibintu rimenagura. Imana ishimwe. Data mu izina rya Yesu, uri umunyembaraga, urakomeye, uteye ubwoba, shedo payasi, uteye ubwoba, heye wayasi hedi domeni koria, uteye ubwoba Mana. Hari ibuye wabitse, nyemerera iryo buye rize rigira ibintu rimenagura, ibintu byasengeresha ababyeyi, ibyasengeresha abagabo, ibyasengeresha abakobwa, ibyasengeresha abasore. Dore ubukwe bwa benshi bwarapfuye, dore abantu bahora mu ntambara, dore abantu byarabacana. Ariko iryo buye nirize, iryo buye nirize rigira ibintu rimenagura. Kandi iryo buye nirimenagura, abantu baratambuka bagenda neza, abantu barambara agatimba kuwa gatandatu saa 8, ibintu byose birakoreka. Reka mwami Imana, iryo buye niriza, umubyeyi araheka kandi yose, kandi umuntu ibuye niriza, umuntu azajya agenda yicaye, nawe agenda atwaye nk'abandi. Imana nihimbazwe. Turagushimiye Yesu kuko ubigenje neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.